data tubasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tunejejwe nuko Imana yaturinze none kukonga betuchunga tena leo ikaba yemeye ko twongera kuboneka tuwezesha kuonana tukaonekana ya kwanza Juma tugihumeka umwuka w'abazima. tumepumua tukiwa wazima. Iyo yabikoze ihabwe icyubahiro. Alifanya hivyo apewe sifa. Iyo yabikoze ihabwe icyubahiro. Dushimiye abashyitsi bagati muri twe. Tunashukuru wageni ambao kwa katikati yetu. Turabakiriye mu izina ry'Umwami wacu. Na jina mfalme wetu. Twakiriye namwe bene data bacu mu izina ry'Umwami. Pia nyinyi wadada na ndugu. Reka twese mbese twiyakire ku meza ya data. Amen. Rero kwihutisha igihe. Kwa sababu tunakimbisha wakati. Dufite umwanya muto. Tuna wakati mfupi. Ariko hari igihe tuzagira umwanya uhagije. Kuna wakati tutakuwa na wakati wa kutosha. Tutabara ibihe n'amasaha. Tuhesabu wakati. Amen. Turagurutsa kuboko kwa Imana. Tutasimama kwa kuheshimu Mungu. Dusome Itangiriro 47. Umurongo wa 13. Turageza ku murongo wa 20. Cyangwa se tubatagare kuri 29. 47. Turasoma twihuta kuko ni ibintu birebire. Gusoma muricara. Nuko mu gihugu cyose ntihabaho ibyo kurya kuko inzara yari nyinshi. Inzara yari nyinshi cyane bituma abo mu gihugu cy'Egiputa n'abo mu gihugu cy'Ikanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cy'Egiputa no mu gihugu cy'Ikanani bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu ya Farawo ifeza zose zishize mu gihugu cy'Egiputa no mu gihugu cy'Ikanani. Abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati, duhe ibyo kurya. Twapfira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize? Yosefu arabasubiza ati, mutange amatungo yanyu nanjye ndabaha ibyo kurya muhahishe. Amatungo niba mubuze ifeza bazanira Yosefu amatungo yabo. Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya. Uwo mwaka abahahisha ku matungo yabo yose. Uwo mwaka ushize mu mwaka wa kabiri baza aho ari baramubwira bati, ntiwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zishize, kandi amashyo yacu yose abaye aya databuja. Nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Twapfira iki mu maso yawe? Twe n'ubutaka bwacu tugurane n'ubutaka bwacu. Twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo. Uduhe imbuto tubeho twe gupfa, igihugu kiba umwirare. Amen. Turabasha kwicara. Reka muri data nanone utamuriza yabisengesho rigufi ku bw'amagambo yacu y'uno munsi. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimye kandi turaguhimbaje izina ryawe nyagucyubahiro. Dushimishwa nuko ugereje iki gitondo turi imbere yawe. Turagushimiye izina ry'Umwami Kristo. Mwami Mana ishobora byose, ijambo ryawe risomewe mu matwi yacu. Uwiteka ndagusabye kugira ngo umwuka wawe yandikishije abari buza badusobanurire izina ry'Umwami Kristo. Uko byanditse ko igutera icisha ariko umwuka agatanga ubugingo. Uwo mwuka utanga ubugingo w'Uwiteka aho ugaragara ngaha izina ry'Umwami Kristo. Fata igikoresho cyawe ugiye gukoresha gusiga umwuka wawe. Uwiteka ntikivuga kitavuga ibyacyo, ahubwo avuge icyo mu ijuru mu izina ry'Umwami Kristo. Ndagusabye ko ijambo ryawe risangwa natwe twizere, ariko icyatuma tutaryumva, icyatuma tutakubona gikurweho izina ry'Umwami Kristo.
ulitupate kandi ukomeze tuyobore bigusabye n'izo twikoze mu izina ry'umwami wacu Kristo. Amen. Imana Mungu yaha umugisha bw'ubusomyi bw'amagambo yayo. Ariko atarinjira mu magambo y'uno munsi, ejo twarahangaha abantu batabona ku gatandatu bajya bahomba byinshi, kuko Bibiliya avuga ngo no gusiba amatara nta mpamvu. Byumve neza, nta mpamvu. Ba bantu bo mu makampani bakagenda bakaryama bagasinzira, abandi bagaterana uri kugira ngo ufashe umubiri wawe. Bibiliya avuga ngo ubibira umubiri azasarura kubora. Amen. Wowe usiba amatara nta mpamvu, Bibiliya avuga ngo ni icyaha ukoze. Hejuru twari ahangaha turi kwibaza, turi mu rubanza, impamvu abantu baca imanza, ariko Imana igakubaza ati ni iki Uwiteka atagukoreye, ni iki atakoze gituma ubasha kuba ukuri, bituma utabasha gutura amagambo y'Imana, bituma utabasha kwizera. Uwiteka aravuga ati ko nakuremye wa ruzabibu we, naguhingira ngashaka ifumbire, izuba ryava ngashaka amazi, yizera kuzera umuzabibu. Ni iki gitumye wera urwango? Ni iki gitumye uzana amahane? Ni iki gitumye kugira ngo were umuzabibu wera indibu? Icyo ni ikibazo kiri imbere yawe. Nibyo twumvise ejo ko Imana ashinze urubanza mu bantu. Amen. Ubwo rubanza ruzatsinda bande? Uzemera agatura mu magambo y'Imana kandi agakora ibyo ijambo ry'Imana rivuze. Ejo twabonye abahamya b'abatizera baza kurega nanone Yesu mu rubanza. Uwo ni umugabo bita kudashima, bita kudashima, ahora agaya buri kintu cyose afite, ntanyurwa n'ibyo afite. Uwo kudashima rero azarega Yesu ngo nta kintu afite we abereye, akavuga ati ko abandi bashakisha bakagira ibintu, ese njyewe byagenze gute? Ariko hari wakwisuzuma ntiwasanga ikibazo ari wowe. Nibyo ibyo twarebaga ejo, ibyo twarebaga ejo. Abo ngabo rero uzaza kureba abahamya batwereka yuko Uwiteka ashobora byose, kandi ibyo yavuze iyo wizeye birasohora. Amen. Iyo wizeye birasohora. Ntucike intege, ntiwihebe. Igihe bavugiye ngo barambika ibiganza ku barwayi bagakira, igihe basengeye ko narakira, uri gucika intege ukihutisha igihe. Ariko itonde, wihangane. Iyo isaha y'Imana igeze, ibidashobokera n'abantu ku Mana birashoboka. Ntabwo urakira nibyo, ariko isaha ntiragera. Ntabwo urakira nibyo, igenzura urebe niba iryo sezerano koko ari iryawe. Reba impamvu ituma udakira, niba ikibazo ari wowe. Amen. Amen. Ejo ntabwo hari amaseka, ejo ntabwo hari amena, kuko twari mu rubanza. Mu rubanza nta maseka, kwa hukumu hakuna kucheka, mu bitaro nta maseka, hospitali hakuna kucheka. Gusa ko amaseka ni mundu, tulisikia kama kucheka na yoyo mu maternite umwana abonetse, ni wakati ndani ya maternity. Nako tuzishima tuvuze mundu, sisi tutashukuru umwana abonetse umwana. Amen. Imana umugisha, Mungu apewe sifa. Izina ry'Umwami Mungu abariki na jina la Yesu Kristo. Nanjye batanze reka niwaambie ni mwene so Damien, mimi naitwa ndugu yenu Damien,
cyangwa ku banzi kuzina rya dusabe ama kwenye wanajua ni kwa jina kuko bizaje bivuze ngo yavuye ibyumbi gihe anasema ati anatoka Gihembe natwe burya hari iwacu naho kumbe pia sisi kwetu ndio tulikuwa aho twaturutse naho ngaho tulitoka huko ariko iyo ntabwo ari gakondo yacu lakini huko sio kwetu naho si iwacu na hapa pia si kwetu ahubwo turi abagenzi ila sisi ni wasafiri kandi aho turi kujya na kwenye tunaelekea ikiratugezayo itatuwezesha nicyo turi gushaka uyu nyenye munsi tunatafuta leo nta kintu hakuna kitu yoyote urwego rudufasha ni ijambo ni neno la ry'Imana. Mungu peke yake Amen. amina Iki gice cyacu tuva iwacu ndio imefanya tukatoka kwetu twiyambura ibitotsi tukaacha usingizi twiyaka ibyari indamu tukaacha yenye tulikuwa kugira tunafanya ngo tuze ila tuje kumva amagambo kusikia y'Imana. neno la Mungu Ariko uyu munsi lakini leo twumvishe amagambo kusikia maneno niyo ngira ngo tuganire kuko burya bari batoragura manu sababu walikuwa ariko wakitoka manu buri manu ikagira umunsi wayo. lakini kila manu ilikuwa Amen. siku yake Natwe rero na sisi pia Imana sisi leo iradutekera lakini pia sisi Mungu kandi buri anatuangalia munsi ukagira ibyawo, na kila siku ina yake buri munsi hakaba ibyo kurya. kila siku kuna chakula Turi abana b'ibizu sisi ni watoto kuko watano muri cyacu bivuze jinsi dada amesema ntabwo ibizu bipfa gutoragura, tai haiokote ntabwo ibizu bipfa gushakisha, tai haiokote ahubwo ibizu birya byo kurya bishushe, tai inakula chakula nibyo moto ni ibyo kurya by'igihe. ni chakula ya wakati Amen. Amen. Imana ibafashe Mungu kandi awasaidie mwumve amagambo muweze y'umunsi. kusikia neno la leo. Umuntu ufite isaha ari gukoresha yaba yadutije, Mtu mwenye akona saa yenye hatumia anaweza tusaidia yaba yadutije kugira ngo tuyikoreshe ila tuweze kutumia bare kubakereza. tusiwacheleweshe. Ariko tugana ku magambo Lakini tunaongea kwa maneno avuga yanayosaidia inkuru nziza habari njema cyangwa se umunsi w'inkuru nziza. ama siku ya habari Nibyo njema. tubabwira uyu munsi, Hiyo ndio tunawaambia leo. tubabwira umunsi w'inkuru nziza. Siku ya Amen. habari njema. Amen. Amen. Mufite amatsiko yo kumva iyo nkuru nziza, Tunashauka kusikia hiyo habari mufite njema. amatsiko yo kubyumva. Tunashauka kusikia. Imana idushoboze kubyumva neza Tuwezeshe kusikia mu vizuri. izina ry'umwami wacu Ndani ya Yesu jina la Yesu Kristo. Kristo. Iki gitabo cy'itangiriro Tunasoma ndani ya kitabu ya Mwanzo 47 13 13. nk'uko byahozeho Jinsi yalikuwepo nuko haza kubaho intambara ikomeye, kwa kuwa vita kali abanzi bagota igihugu. Amen. ndio kashambulia nchi, Ngabanzi bagota igihugu, ndio kashambulia nchi, bamaze kugota igihugu, walipozingira nchi abantu barimo ntibongera gusohoka bajya gushaka ibyo kurya ahandi. maji Amen. wakaanza kutoka wende kila waweze kutafuta Nuko icyo chakula gihugu mahali kibamo inzara pengine. nyinshi. Hiyo nchi kukakuwa njaa sana. Reka mbabazi, ninde muntu uri hano utararirwa n'inzara? Nani mwenye hapo mwenye hajawahi hisi Ninde njaa? muntu utararirwa n'inzara? Nani mwenye hajawahi Bavuga ati hisi njyewe njaa? ntabwo nzi inzara, Asema ati mimi sijawahi ntabwo hisi nzara njaa. irandi. Hata mimi sijawahi kuwa na Hari njaa. abana batoya Watoto wadogo babyukira mu makore bashyushye, anaamkia ndani ya microwave. hari abantu bakuru Watu wakubwa babyuka bashakisha ibyo kurya. wanaamka wakitafuta Biravuga chakula. ngo kinda yifuza ibyo Biblia kurya, inasema jinsi tumbo nibwo linatafuta chakula. n'ubugingo bwifuza kubaho. Pia hivyo hivyo nafsi Amen. inatafuta kuishi. Ubeshejweho n'ibyo kurya, Ishi na nini? ari ryo jambo Ishi ry'Imana. na neno la Mungu. Noneho abo bantu nabo bagira inzara Wale ikomeye, pia wakakuwa na njaa kubwa. baravuga ati Wakasema iti ese twapfira iki tunaweza fanya ko dufite ifeza kandi tukaba tuzi ko Yosefu yahunitse mu kigega ibyo kurya, hapo ndani ya chakula. twagenda tukabahisha ibyo kurya, Mbona tusienda tupe chakula? bafata amafaranga yabo bari bafite yose Kwa pesa nyoko. bajyana Yosefu abaha ibyo kurya. Yosefu ili aweze ku- Amen. Amafaranga ashize Wakati pesa ili barongera bagira inzara. wakahisi njaa tena. Inzara yabo Njaa yao uko umunsi ugenda, jinsi siku uko iminsi inapoisha, yicuma, jinsi siku niko inaenda, barya. ndivyo hivyo wanakula. Umukozi w'Imana Rekimasi aravuze ati Mchongo cha Mungu Bedimasa ese anasema eti ko wirengagiza kurya mbona unaacha kula? utarasiba guhinda yawe, Mbona hujawahi kosa kupea ko chakula? wirengagiza guterana, Mbona uende mkanisani? kutarirengagiza kurya winda yawe. Hujawahi kosa. Amen. Tuko yako. Ukindi ushaka kurya buri munsi, Jinsi mtume anatafuta kula kila niko siku. ushaka wajya guhahira ibyo kurya. Hivyo hivyo pia ndio unataka mahali ya kwenda kuhemea. Baraza babwira Yosefu bati Nenda kaambia Joseph, inzara iratwishe, tuko na njaa. muzane ifeza. Deni pesa. Nta feza dufite. Hatuna fedha. Mufite iki? Tuna nini? Bazana indogobe zabo Wakaleta barazitanga, wakazipea. bazana bafite byose Wakaleta nyakula yote barazitanga, wakapeana. abahereza ibyo kurya. Wakawapea chakula. Ariko ntibyakiraho, Lakini haikuishia pale. kuko niba uri umuntu ukeneye kurya Kama wewe ni mtu ambaye unahitaji kula, ibyo kurya urya none chakula yenye unakula leo bifite inzira yabyo bicamo, ina njia ambayo ejo ukifuza kongera kurya. kesho unatamani Rero kula chakula ndakubwira ngo kingine. wewe mugira iyi nda Sasa nakwambia uri wewe guhemuzwa usiye n'ubusa. tumbo, Amen. unachukia Uri bure. guhemuzwa
n'ubusa unatokea bure, uri guhemukira akamanya k'umutsima unatokea juu ya chakula, birashira none itaisha leo, ejo wongera usohoke kesho utatamani tena chakula. nakubwira ngo Kwambia eti uyu munsi leo ni umunsi w'inkuru nziza. ni siku ya iyo nkuru habari nziza iteye ite njema. Sasa hiyo habari njema Turegera imbere gatoya ubyumve. utasonga mbele kidogo usikie. murabizi namwe ahantu twahoze Mnajua mahali kwenye abantu babaye mu nkambi watu wenye walikuwa ndani ya batangiye kambi, inkambi 96 tulianza kambini 96. murabizi inzara y'96 kugenda karindwi. Unajua njaa 96 kuendelea mpaka Amen. 97. abantu babaye mu nkambi inshuro nyinshi barabizi Kwa inzara kambini y'inkambi. mingi wanajua. muzi inzara inzara. Unajua njaa. Amen. abantu benshi Watu wengi bajyaga bateka ibidashya. watakuwa wanapika chakula nawe cha uterera amaso unaangalia sasa utaregera kure kama tukienda mbali. wibuke Kumbuke. ijambira ngo umwana ati ihangane ndatetse Unaambia mtoto tusubiri na pika. utetse ibihe Unafika chini. nta n'ibyo ufite Hata hauna. ngo mwihangane bigiye gushya Hata uvumilie nego. Yahehe. Kuiva. ntabyo ufite. Hauna. Amen. Amina. ariko ndakubwira ngo Lakini nakwambia uyu munsi leo utega amatwi neza usikize vyema. ijambo ry'Imana ni umunsi w'inkuru nziza. Siku ya habari njema. Amen. wowe ni muri kwibagirwa Wao nasahau. ndagira ngo mwibutse aho twaturutse Kumbushe mahali tumetoka. ndagira ngo mwibutse inzira twanyuzemo Kumbushe njia ambayo tulipita. ndagira ngo mwibutse ubuzima twanyuzemo Kumbushe maisha yenye tulipita. hanyuma wibuke aho uri none Alafu kumbuke kwenye huko leo. wibaza niba bigukura ku Mana Unajua kama inakutoa cyangwa niba kwa Mungu. byagutera Ama kama kuguma mu ijambo ry'Uwiteka. kuishi ndani ya neno la Amen. Amina. ububi bw'inzara ati Ubaya wa njaa. ububi bw'inzara Ubaya wa njaa. Twese twabyumvishe Situlisikia. inzara bituma Njaa inasababisha umugabo asiga umugore inasababisha mwanaume inzara anaacha yamutera mke. Njaa gutuma inasababisha umugore asiga umugabo mwanamke anaacha inzara yatuma njaa inaweza wambara sababisha ubusa imyenda wayimazeho inaweza kosa kuvaa uchi. inzara Njaa bituma abagabo basuhuka inafanya wanaume wanakuwa wakimbizi. muri Kongo Tulipokuwa Kongo, hari ingo turabona kuna nyumba tulikuwa tukiona. tukibaza ko abagore nta bagabo bagira Tunafikiri abagabo babonye inzara yabaye nyinshi wanaume waliona njaa imekuwa bafata nyingi. inzira basuhukira mu Buganda Wakachukua njia wakaenda huko Uganda. bakajya gushaka ibyo kurya Kutafuta kuchakula. nabo bakagenda ubutazagaruka Kama naenda na hata umugore tena. akarinda gucura Mwanamke ni Nabana. kama hawezi tena watoto. nta rugo Hawana byatewe n'iki Kwa nini? byatewe n'inzara Ilisababishwa na njaa. murabyibuka Unakumbuka? murabyibuka Unakumbuka tena? kana kitagira inzara Hakuna kitu yenye haina ndabona muri njaa. Afurika utaryoshye ikirago Nani mtu mwenye hajawahi je muri Afurika kiryoshye ikirago mkeka? ubu muri kuryama ku matera Leo mnalala kwa mkeka. ukirosa ikirangiti cyiza Unajifunika ibitotsi bikaza ukagona Ibitotsi nakuja unalala. abandi bagaterura uryamye Wengine wanakusanyika kama ukibaza ko wamelala. wiryoshye ikirago Unasahau kwamba ulijifunika mkeka. ninda akoresha agashyuha Tena anajifunika mkeka. wirosa ikirago ntabwo amaguru ashyuha Unaacha ikirago ni cyagufunika amaguru mkeka hawezi kufunika mguu. jewe nigeze kwirosa ikirago Mimi wajifunika mkeka. bukeye nsanga imbeba ya burayi nanjye yagiye igitsi imbeba igitsi Asubuhi pale kalikula mguu juu ya maisha ya mkeka. murabyibuka Unakumbuka? nsanga imbeba nayo yishwe n'inzara Nikakuta kwa ntaho njaa ilikuwa na njaa. Sema ntaho wote nsanga yagiye igitsi nikakuta imenikula ntabwo byakubayeho imenikula kisigino. ariko ubu ni ubuhamya Hiyo mimi haijakuwa kwamba hiyo ni ushuhuda kwangu. kubera inzara Imenikula kisigino juu ya njaa. ubuzima abayemo Maisha yulishi ndani. ubwibuke Kumbuke. niba uryama ku matara Ukalala y'umunsi kwenye stress leo. ntiwibagirwe Usisahau. imana iri kuvuga ati Mungu anasema eti uri gucira uwiteka urubanza unahukumu Mungu. ariko ubanza wisuzume Lakini ujichunguze ikibazo kwanza. ataza kuba ari wowe Huenda wewe Amen. ndio chanzo. ikibazo ataza kuba ari wowe Huenda wewe ndio chanzo. reka dusome abami ba kabiri Tusome Wafalme wa Pili twihute ili tuweze wumve kukimbia. neza ijambo ry'uno munsi Tuone neno la Mungu. abami ba kabiri Wafalme wa Pili. ariko akababwire ngo Lakini acha niwaambie. ejo baratubwiye ati Jana mlituambia eti umunyabyaha mwenye dhambi yibaza ko abantu bose ari abanyabyaha anafikiri watu wote ni watenda dhambi. umusambanyi Msharati akibaza ko abantu bose ari abasambanyi anafikiri watu wote ni washarati. waza gusura dusabe Anakuja kuangalia ati dhambi. ntabwo mari Sasa ati mimi si uzaze ejo kuja kesho. wajya gusura runaka Unakwenda kuangalia ati ntabwo mari ati mimi sipo. ukavuga ati ntabwo wemerewe kujyana umugore wenyine mu modoka muri mwenyine Nasema tuweze beba mwanamke pekee yake bisaba kugira ngo numutwara uba uri kumwe n'undi muntu uko na mtu mwingine. kuko ibyo akora Sababu yanafanya ibyo ari gukeka wenye nataka bibaza ko mwese muri bamwe anaweza kufikiria kwamba ngo ntugerere mu rugo ati usifikie ndani ya akaba nyumba. kumusura Anakataa ukatekereza usimsalimie. ko ibimurimo
kwa sababu anafikia ndani yake, yote ni ndani yake. Ukasema Imana, uombe Mungu, nuhabwe, unaomba wewe, jua iko ndani yako. Ukajota kureba, usema tena basio kujera ku nzoga, unakaa kwa pombe, ukagenda ukanywa wewe. Umuntu yakubona, umuntu anapokuangalia, yakugura, anapokuona, maneno tazimu. Nani tazimu? Nani kwenye kunywa n'urubanza gusa. Yo ni mahubiri. Wewe iki? Kukisha kwa jima ryavuze ngo. Sababu neno linasema hivi. Uwiteka yasenye uruzitiro, Mungu alibomoa upango, akuraho, akatoa. Ubwiza bwari umuriho, urembo nyilikuwa wose aramutinya. Mtu anapomtazama anamuona Uwiteka yamuretse. Kwa sababu Mungu alimwacha. Ariko ndakubwira ngo, bagakina tuambie eti, wibuke, ukumbuke, ugaruke, urudi usoko, urudi kwenye chembe. Amen. Nabami ba kabiri, wafalme wa pili. Nabami ba kabiri, wafalme wa pili. 24 24 29. Umuntu asoma neza, yandasoma vizuri, yasoma yihuta, asoma akikimbia, kugira ngo twumve ila tuweze kusikia kijambo ry'Imana. Iyi neno linasema tubwira uyu munsi. 6 24 ageze kuri 29 afikishe kwa 29 dukomeza gakeya cyane. Endelea polepole. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya, arahagota. Maze i Samariya atera inzara mbi cyane. Murikumva mwese? Musikie nyinyi wote. Intambara ni mbi. Vita ni mbaya. Ni ukuvuga ngo naho pia hapa habaye intambara. Hapo kulikuwa mubona intambara n'ibivugwa hirya no hino. Ukumva ngo Burusiya na Ukraine, ukumva ngo Kongo na ibyo byose biri kuba uko byahozeho. Ntabwo ari iby'ubu, ni ibyahozeho. Ngo nuko noneho Benihadadi arahaguruka nawe agota, akazingira, akazingira mahali pale. Kubera iki? Kwa nini? Yambara urugamba, alikuwa amevalia vita. Komeza. Maze i Samariya atera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya kane cy'agakombe kamwe k'amahurunguru y'inuma, ibice by'ifeza 5. Tega amatwi neza. Tega amatwi vizuri. Agakombe nari nasubikirana nawe isobanutse neza, ariko icyo avuga ngo agakombe nibura ubyumva agafuniko mbese. Agafuniko k'ikintu runaka, kagafuniko k'igiharo cy'agafuniko k'icupa, ariko ngo uwo mwami, lakini wewe mfalme wa Syria, uwo mwami w'i Syria, mfalme wa Syria ateranya ingabo, akakusanya kugota Samariya, aweze kuzingira Samariya. Ari mu gitero, nyuma yo kwari mu gitero, nuko ngo nyuma yo ntambara haza kubinzana nyinshi. Baada ya hiyo vita kwa njaa sana. Komeza mbele dada. Bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ije kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wanjye w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarye uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurye. Bukeye bwaho ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Umwami yumvise ayo magambo y'uwo mugore, ashishimura umwambaro we, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati, Elisa mwene Shafati narenza uyu munsi agifite umutwe we,
imana ibimpore ndetse bikabije ushaka kugaragara muri Imana ikubariki. muri kumva ubu bw'inzara Sikia ubaya wa murabyumvishe neza Sikia vizuri. rero muri kwicwa n'umurembe mwamara guhaza mukibagirwa amagambo y'Imana yabavuzeho mbabwire Nataka niwaambie kwamba umunsi umve ko leo umunsi w'inkuru nataka nziza niwaambie kwamba leo ni habari njema. ariko nyuma yo kumva inkuru nziza Lakini baada ya habari burya hari njema ibyabanje kuna mambo yalitendeka ibyo byabanje rero kitambo. Sasa yale mbele ambayo iyi nkuru yalitendeka nziza kitambo. irakugeraho Hiyo habari njema imefikia kuko leo. utabasha kwibagirwa mbere na mbere Sababu hujawahi Amen. mbele na mbele. nuko inzara iba nyinshi Sasa njaa itakuwa mingi. ninde mubyeyi utazi uburyo abana baryoha Nani mzazi mwenye hajui ninde mubyeyi udafite urukundo ku bana Nani mzazi mwenye hana upendo juu ya mtoto wake? kumva igihe cyagera ukijishira umwana wawe Wakati unatoa kubera mtoto inzara wako, ukamushyira mu safuriya unapika ukamuteka ndani ya sufuria ukamureba unamkula. amen ubyumva neza Unasikia mzuri? ngo inzara iba nyinshi Njaa itakuwa mingi. amatungo yabo arashira Mifugo ikaisha, batangira kugura amahurunguru y'inuma ukaanza kununua mavi ya njiwa. bayagura kugira ngo yakoze iki Wanauza jiwa, wananunua bayagura kufanya kugira ngo nini? bayarye mbere mu Kununua ili waweze waikule ndio wasife. amahurunguru arashira Mavi ya njiwa yakaisha, inuma barazirya zirashira njiwa zikaisha. bigeze igihe Katika wakati bajya inama wakakubaliana, umugore ashuka mugenzi we ati mwanamke akadanganya mwenzao, dore tugiye gupfa angalia tunataka kufa, ariko igisigaye cyadukiza kitu kinaweza tusaidia ni tusife. aba bana dufite Ni watoto ambao tuko nao. zana umwana wawe Leta mtoto wako, afata umwana w'umuhungu akachukua mtoto wake wa tureke kijana, uwawe tumurye hata tuanzie kwa wako tumkule, nibura alafu twaramuka kabiri labda tunawezaamuka ntitubashe gupfa tusikufe siku mbili. barya umwana w'umuhungu umugore umwe Wa kijana ule mama wakamaliza. bukeye bwaho Kesho yake aramubwira ati noneho akamwambia sasa kuwanjye tumumaze wangu tumemaliza, nawe kuremo wawe umuzanire tumuteke wewe toa ule tumurye wako tumupike tumkule. naho wa mugore abonye bikomeye Kumbe ule mama aliona mambo kubera yamekuwa impuhwe n'urukundo afitiye umwana we ya upendo ya mtoto afata ba wake, mwana bajya kumuhisha mtoto wake akaenda kumficha, baramushaka baramubura akamtafuta akamkosa. baravuga ati ko twari umwana wanjye twabyumvikanye tumekubaliana, kuba ritanga n'iwawe kugira ngo bona tumurye usilete wako tumkule. iyo ni inzara Hiyo ni njaa. arangije aragenda Sasa baada akamwambia abona umwami w'i Samariya aramubwira ati akamwambia eti mwami mwami wandengera nisaidie, ati nawe kandi uranyendereje nawe pia urebye inzira dufite unajua tuko nayo, ukareba nanjye ndi umwami nta kintu unaona pia nsigaranye mimi mfalme sina chochote, urambwira mu murengere niambia ibyo nikusaidie, ukwiranye ndabikura he nisaidie na nini? ndabikura ku mbuga se Nitoa kwenye uwanja basi na ndabikura mu nafanya nini? rwengero se ndabishyira Nitoa sasa kwenye kwenye msinga basi mimi na nawe ubyumve neza sasa mzuri, ubyumve neza sikia mzuri, ni ku mbuga se ndiguhure ni kwenye kiwanja basi ni nataka mu muzinga se ni kwenye mzinga basi, urutoki rwashize mgomba imeisha. murabyumva neza Sasa mzuri, niba imana itakurengera kama Mungu aweze kusaidia, ibyo kukurengera wa muntu w'imana mimi siwezi. ibyo kukurengera Mambo ya kusaidia ndabikura he natoa wapi? ibyo kukurengera Kusaidia ndabikura he natoa wapi? mwumva byari bigeze mu muri gushihurana Fikie mahali kwenye Mupfi ngome ibintu. mnafiana, Ibiya. mnafia pesa, indamu mbi vitu hivi mnakula ibyo za mufite none ejo bigashira nayo leo na kesho itaisha. bayise neza amafaranga ati ni amahera Wanaita mafaranga Amen. mahera, amahera mahera, ni ibintu biza bigahera mambo yanaanja alafu yanaisha. amahera Mahera ntagira nyirayo haya hayana uyu mwenyewe. munsi uzaba ufite 30 Leo usema kuna ejo urasanga ntayafite Ejo utakuta ejo hana. unafite 50 Fulani akona ejo bundi asanga ntayafite hana. amafaranga ntagira nyirayo pesa hayana mwenyewe. n'abayakoze ntibazi yajya none Wajue muramara na muziriki Mnafia nini? muramara na muziki Mbona mnafiana? ni iby'akanya gato Ni vitu za wakati ni iby'akanya gato wakati mdogo. niba imana itakurengeye Mungu aweze ibyo kusaidia. kukurengera Mimi siwezi. ndabikura he Utapata none se ubaye iki Sasa una shida wabyeyi gani basi niambie basi nielezee una shida Ubaye gani? iki? Una shida gani? ati hari hari umugore Pale kuna mke, abagore mushukana wanawake ariko nabo wananyana. mwanadamu bakibaje Niwaambie nyinyi dada. ndavuga abagore b'iyi si Wanasema wanadada wa hii dunia. abagore bo hanze Wanadada wa hii ulimwengu. bameze nk'umutima biravuze ngo Wako kama urusha ibintu byose gushukana eti wanazidi vitu zote abagore kudanganya. bashukana mu
mubireke wanawake ambao wanadanganya kuko watu. umugore yacutse ngo Sababu wanawake nidanganya niza mwana wanjye tumurye lete mtoto wangu tumkule. niturangiza Kumaliza kumkula urabyumva ukumva byoroshye unasikia unasikia ntabwo ni rahisi. birakugeraho Lakini haijafikia. yaba ari wowe mubyumve Ingekuwa ni wewe sasa. bagapfukamye ugakubita amavi hasi Ungepiga magoti chini ugasema ni mbabazi uombe Mungu msamaha. nibyo ati none twagiye kurya umwana we Leo tunaenda tukakula mtoto wake. ndamubwira unaza n'umwana we nawe isaha igeze niyo kurya umwana we Nikamwambia leta mtoto wake wakati ni wakati wa kula mtoto none wake. yamuhishe Sasa amemficha. ntama byumvise Mfalme anaposikia kazabira muri burakari ikaleta yumva umujinya mwinshi akasikia hasira yumva nyingi. ikintu nta kiri kuba Akasikia kitu sasa inaanza akishimura kusemeka. imyambaro ye Akapasua nguo zake ijambo yumvishe mu matwi juu ya neno ambalo amesikiza kwa masikio yake. n'aha bigeze Akasema kumbe mambo yamefika abantu mahali hapa. batangiye kuryana Watu wameanza kulana. n'uburyo umubyeyi akunda umwana Mzazi anapenda mtoto batangiye wake. kurya abana Wanaanza babo kula watoto wao. ibi bintu birakomeye Hii mambo ni maajabu. hakaba hari umuhanuzi witwa Elisa Kulikuwa nabii ambaye anaitwa wabizi ko Elisa. umuhanuzi amenya ibyahise Sababu anajua kama nabii anajua mambo yaliyopita. akamenya ibiri kuba Yenye yanatendeka. akamenya n'ibizaba Yenye itatendeka. kuko umuhanuzi Sababu nabii ni akanwa k'uwiteka ni mdomo wa Mungu. amenya kuba umuhanuzi ahari Akajua kama yule mfalme ati hapo kuki yule nabii biri hapo. kuba Sasa kwa nini hapa akaba kanafanyika? yicariye Na acecetse anakaa tu kitako. ati murahije imana ihoraho Na kuwapia Mungu. umutwe wa Elisa uyu munsi Kichwa Elisa leo naramukaho akiamka imana irimo Mungu aniazibu. arangije afata intumwa Baada sasa azituma kuri Elisa akaenda akaenda kwa amen Elisa. azituma kuri Elisa Wakaenda kwa Elisa. intumwa ziragenda Watu wakaenda walikuwa vituma. ariko niragera kuri iryo jambo Lakini kabla nifike kwa hiyo neno, ikumva ijambo ryacu rino munsi nisikia neno letu ya hii siku. turasaba imana tukarisoza kuba tubakereze Naomba tuombe tumalize. tutaragera ku ntumwa zagiye kureba Elisa Kama kabla tufike kwa turihangana dusoma nano zangiriro nataka tuombe kwa hapo kwa mwanzo 25 25. kugira ngo mwumve ububi bw'inzara Kila Amen. mbaya. ntabwo irakugeraho Haijawahi kufikia. niba arakugezeho Kama ishawahi aho niba baragucumuje huenda inaweza kuwa aho niba baraguhemuje inaweza kuwa ulifanya makosa. ugahemukira akamanyu k'umutsima Alafu unakosea chakula yenye inaisha. ugasigarana izina ngo ngende pasitoro Unabaki na jina kusema ati ugasigarana izina ngo ndi umubwiriza unabaki na jina kusema mimi. ugasigarana izina ngo ndi umukristo Mimi ni Mkristo. nyamara byaragiye Kumbe ameshaisha. imana yarakurekuye Mungu ameshakuachilia. imana yakuyeho amaboko Mungu ameshakutoa mkono. abakubonye bose Kutazama wote. bakavuga ati uyu ko ari pasitoro Wewe mbona ni mchungaji? uyu ko ari umukristo Wewe ni Mkristo. kubera icyo atumva Mbona hasikii? imana aramuretse Kumbe Mungu alishamwacha. ese wakwibaza Sasa unaweza ngo byashaka imana ikureka inawezekana Mungu akuacha. yakureka nyine Mungu anaweza. uwo imana ikomeza Mwenye Mungu anashikilia. ntukomeze amagambo ye Mwenye anashikilia neno lake. amen nawe usabe imana Na waombe Mungu yo gukomeza ikupe kuwa nguvu. inzara Njaa. nitume Njaa isikusababishe wihebura ukijiachilia. ureke amagambo y'imana Wacha maneno ya Mungu. ubashe gucumuzwa Tuweze kutenda dhambi n'iby'akanya gato na mambo ya muda. 25 25 mwanzo sorry hadi Kutoka. Itangiriro Mimi kidogo. Itangiriro 25 Ni mwanzo 25 murongo wa 30 mstari wa 30. hapo Hakuna mwenye ameona. Nimepata naweza soma. Esawu abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku byo kurya utetse kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubu se ko ngiye gupfa ubwo butware bumara iki? ubyumva neza Sikia nzuri, sikia mbali. Esawu Esau yiriwe yiruka imisozi n'imisozi alikimbia milima na aragenda akaenda asanga Yakobo aratetse akakuta Yakobo ariko gusanga Yakobo atetse alikuta Yakobo ngaza afite inzara alikuja akiwa na njaa. umunyenzara
ntabwo ntamukozeho umunyenzara umuyagore wose uramuhuha asa n'umuntu wubatse inzu ku musenyi wakomezwa n'iki ko wishwe n'inzara nuko Esawu kabwira Yakobo ati ubutware bwanjye bumariye iki ko ngiye gupfa. Amen. Muri kubyumva? Ese kumubwiriza kumuvuga butumwa, ese kuba pasitoro, ese kuba umukristo byaba bikumariye iki? Byaba bimariye iki? kandi niyo kwitwa n'inzara icyo kintu nawe wakibaza handi waba ugera hirya ati nicyo agakinyishe ntabwo wari kigusoma gake ko n'ubundi ngiye gupfa. Ibyo ntabwo wabitekereza. Ese ko niba ameze nabi napfira iki? Ibyo ntabwo wabitekereza. Ugacumuzwa n'ibishira, ugacumuzwa akamanyu k'umutima. Komeza hepfo gato twumve uko Yakobo yamubwiye. Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yagurishije ubutware bwe. Amen. Murabyumvise neza? Umesikia mzuri? Inzara n'ububi bwayo niko Esawu ataye agaciro ubutware bwe. Inzara ituma agurisha ubutware bwe bwo kuba umwana w'imfura. Aravuga ati kuba umwana w'imfura, kandi buri muntu wese umuntu akubonye ati uyu mwana ni imfura. Undi muntu aravuga ati burya ubupfura baba mu nda. Umuntu mwiza burya ntabwo uzamumenyera mu bihe byiza, uzamumenyera mu bihe bibi. Ubwo Yakobo aramurebaga, Esawu baramwitegerezaga, abonye bose ko ati umwana w'imfura. Ariko Esawu inzara imugezeho, ubupfura bwe urajya kuba umwana w'imfura, awugurisha umutsima akaihusisha ya chakula hiyo siku. Esau agurisha umurage mwana w'imfura, akauza urithi wake juu ya nini? Juu ya njaa. Ndugu, nataka niwaambie njaa ni mbaya. Nawe tekereza, nawe fikiria wa munsi wari utetse ibyo kurya bidashya, siku ulikuwa unapika chakula nya hivi, ukavuga ati ibyo kurya birashya ryari? Chakula taifa lini? Ukemera kurya imitura, unakubali kula chakula nya hivi, cyakingwa nabi, nasema tata ukajidahiye, unakula chakula nya hivi kubera inzara. juu ya njaa. Inzara ni mbele mbaya ndugu. Abantu bakemera kujya kubaruza nabo badafite. Watu wanakubali kwenda kuhesabisha tu ukemera kwa ikirangiti yababarura ikirangiti ariko mbona ibyo kurya. Unabeba blanketi ila wajue wewe ni mtu uko. Ukemera kubarisha ikirangiti mubare w'abana. Unahesabia blanketi kwa mgongo ndani ya hesabu ya watoto. Kugira ubone umubare w'ibyo kurya. Hesabu ya chakula. Inzara irahemeza. Njaa inafanya makosa. Inzara iracumuza. Njaa inaweza kufanya ariko umwana w'Imana, lakini mtoto wa Mungu iyo abibonye yitwara gute? Anapoitazama anafanya nini? Reka nze babwire. Acha niwaambie iki Imana ateguye uyu munsi. Mungu ameandaa leo. Najya tucyumva neza. Nataka tuambie vizuri. Tubashe gutera intambwe. Tuweze kupiga hatua. Tandukanye n'ibyo tubona. Tuachane mambo yetu tunatazama. Ijambo ry'Imana avuga ngo kwa sababu neno la Mungu linasema hivi. Ahirwa heri ababona wenye wanatazama abandi batabona, ya wengine wenye hawatazami. Ahirwa heri abumva wanasikia abandi batumva, wengine hawasikii. Amina. Mu gihe kibi ndani ya wakati mbaya umwana w'Imana, wewe mtoto wa Mungu. Imvura yagwa, mvua ikinyesha, umwana w'Imana, mtoto wa Mungu. Izuba ryaza, wakati wa jua, umwana w'Imana, mtoto wa Mungu. Mu gihe cyiza, wakati mzuri, umwana w'Imana, mtoto wa Mungu. Ntugende usa nk'uruvu, wewe usiende ukiangalia ukiwa kama urunyarubu cyangwa se uruvu, kama kagasimba bita kagenda gasa naho kageze. Ina kibadilisha sura yake kulingana kwenye iko.
ngo ngeze mu bagore ngo ashaka ari kundeba akagenda nikorera cyane ngeze mu basinzi ubwo nduraka atari kundeba akagenda n'inywere ngo bitwaye iki ukagenda ubusa naho ugeze umwana w'Imana ntabwo ari uko yitwara. Amen. Noneho reka dusome abami, acha tusome Wafalme, dukomeze twumve tuendelee tukisikia icyo babwiye Elisa. Waliambia Elisa, intumwa ziza kuri Elisa ati umwami aradutumye ati mfalme ametuambia eti kubw'ibintu biri kuba ubirebera juu ya mambo yenye yanatendeka ukiyatazama, inzara ikaba ibaye nyinshi gutya na njaa imekuwa mingi hivi, iki gihe wakati huu cyangwa se uyu munsi ama leo, umutwe wawe kichwa chako cyangwa se ubuzima bwawe maisha yako ninabuhwanya msipoimaliza ibibazo turimo uyu munsi na shida yenye tuko ndani leo, Imana ibimore. Mungu anazibu. Abami ba kabiri Wafalme wa pili 7 murongo wa mbere ageze kwa gatatu mstari wa kwanza mpaka 3. yango twihute dusome mu cyandiko cya Kristo. Amen. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya intego y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli, kandi ingendo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru rero ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabiresha amaso ariko ntuzabijyaho. Amen. Urabyumva neza? Umesikia mzuri? Urabyumvishe neza? Umesikia vizuri? Abantu bapinga ubuhanuzi, wenye wanapinga cyangwa bagapinga abagaragu b'Imana, kama wanapinga ukibaza ko hari indi Mana izava mu ijuru, unafikiria kama kuna Mungu ikaza mbinguni ikakubwira, akuja abakozi bakakwicaza, watumisha na kukuunganisha, rekebisha, wanakuambia hindura byawe dhambi zako bikurweho, dhambi zako zitolewe na kutubu, wiyunge ujiunge na mugenzi wawe. ndugu yako. Igihe kirashize, Wakati umeisha, ntabwo uyu mwaka turimo, mwaka wenye tuko ntabwo ndani, kino gihe turimo, wakati sio wakati, ari icyo guhora mu bibazo, sio wakati ya kushindana maisha, n'abantu bose amahoro kushindana byatwara iki, kuishi na watu wa ariko amani, wewe umutima lakini roho yako unaifanya mkubwa ngo ntabwo ushaka, ati hautaki, ukifuza unatamani ibya none bishira, ya leo yenye ibya inaisha, none bishira, ya leo yenye inaisha. ugasanga abagore muri iyi minsi, Unakuta wanawake siku hizi mwarambaza abantu mu biganiro bitandukanye, wanauliza watu ndani ya maongezi muri tofauti, iyi minsi ndani ya kwa nini siku hizi abagore batandukanye n'abagabo babo, wanawake wanaachana na wanaume mu wao. mwanya yo gusanga abagore bo bitwaza ngo Huko kambini wanawake kwa impamvu uburyo umugabo wo muri nkambi wanaume wa kambini nta murima, eti hana shamba, nta kazi, hana kazi, umugabo ni jeto, ati mwanaume ni jeto, umugabo ni jeto, ati mwanaume ni jeto. ugasanga umugabo mu rugo Unakuta mwanaume ndani nta ya nyumba gaciro afite, hana thamani. aha bari kwitwaza ngo Hapo sasa anasema umugabo ati mwanaume nagenda akienda ati serikali itasaidia, hiyo inasababisha agaciro unataka kupea thamani urugo rwawe, nyumba yako, urugo rwawe nyumba yako rufite agaciro, iko na thamani. kuko Bibiliya ivuga ngo Sababu Biblia inasema ahantu mutuye, kwenye mnaishi, imibereho yawe maisha yako izavuga itasema gusumba uko uvuga. zaidi ya vile nasema. Hanyuma y'ibyo Baada ya hiyo ubashe guhindura amarembo y'abana, uweze kubadilisha None mambo mwebwe ya adui. Sasa ni nyinyi ugucocorana, nyinyi ni vita, nabo burya ngo bajye babaho kumbe nao pia yeye wanatoka hanze. nje. Twabaye iciro ry'imigani, Ilikuwa kama yakwabere umushyitsi se, sasa nitakwenda kwa mgeni uwo wao, si nk'abana nao si kama tu wengine. runaka se, nubizi runaka se, nubizi, ariko mwaretse kudutukisha, Lakini simwacha tubeka kudutukisha itorero ry'Imana n'abana b'Imana, acha kudhalausha kanisa la tugakora Mungu. iby'Imana ishaka, Fanye mambo yenye naho warya ubusa, hata unapokula naho kidogo, warya ubusa, hata kule kidogo, naho waburara, usipokula ukemera gupfira ubupfura bwawe mwene data, ufe juu ya ukemera gupfira ubukristo bwawe bw'iki wanjye. ufie Amen. wako. Amen. N'umupagani ubwe yaciye umugani avuga ngo Hata mpagani alisema hivi, ahantu urukundo n'ubushake buri, kwenye kuna upendo na makusudi, sinzi n'ibyo
ibintu yavuze bishobora kubaho, sio kama hilo inawezekana, ariko Biblia inavuga ngo Biblia inasema ibidashobokera abana b'abantu yenye haiwezekani kwa watu, kwa Mungu inawezekana. Uruhu rw'imbaraga sabiyorosa bangahe, Ngozi ya uruhu rw'imbaraga nawe reba kiri mu ngambi za mbaraga hano hano habo tundi dusimba tukunda kwa mu nzu, tuna tududu twingine tunakuwa ndani ya nyumba, ntazi uko navuga nuko washaka umuti gute, banza kamwe ku munsi kabyara nka miliyoni, huenda kamoja kanazadi nimujya wushira, ariko hariya hakurya tu muri Afurika mu nkambi hakunda kuba akantu k'imbaraga ambiri kulikuwa na kitu inaitwa kubita gace kavuga ati karamba mishina. Iyo mbaraga rero wicisha inzara z'intoki, ariko ibaze kuba umuntu aciye umugaraga ati aho urukundo n'ubushake buri uru rwabo kandi bakibaza abantu batandatu abarizi aho ubushake buri byose birashoboka. Ikijumba kimwe uko turaza twagisangira kandi tukagira amahoro, ibere ry'itoki rimwe twari turi mu rukundo, turi mu bushake, nta kwishama, nta bugugu. Bibiri avuga ngo bazanye ibyabo nta kwishama biri mu mitima yabo, nta bugugu, nta kwishakira ibyanyu, wowe uri kwirundarundira ibyawe ngo leta izagufasha, iragufasha none, irakwitaho none, ejo n'upfa ibyo bizabirangira. Ariko ndakubwira ngo niba ushaka ngo wumve inkuru nziza, unataka kusikia habari njema, ukaba mu isi ya none, uishi ndani ya ulimwengu ya leo, no mu isi izaza, na ulimwengu wenye taifa, wumve amagambo y'Imana. kubali usikie neno la Amen. Amen. Imana bamugisha, Mungu awabariki izina ry'Umwami jina la Yesu Kristo. Ngaho umva ukuntu umuntu umwe avuze, aravuga Utasikia mtu mmoja amesema hivi, ibyo bintu Elisa uvuze, hiyo mambo Elisa huko, nawe Imana yakingura amadirisha yo mu ijuru, hata Mungu afungue madirisha za mbinguni, nawe Imana yakingura amarembo hata y'ijuru, Mungu afungue milango ya mbinguni. inzara dufite Tuko nayo kutumva kuri mu matwi y'abantu, kusikia jiko ndani ya kutizera kuri mu matwi kutoamini y'abantu, kutanya masikio ya watu, niyo wakubita imanga hasi hata upige kichwa chini, ugateka ibuye rigashya, upige mawe. ibyo bintu uvuze ntabwo Hiyo mambo byaba, hayawezekani. uribaza kare dusaba bivuze, Unajua kama ni kusoma nisema hivyo, lakini Mungu alisema, amen. inawezekana. Uwiteka avuze Mungu akisema byose birashoboka, yote inawezekana. iyo ategetse, Anapoamuru, Imana itegetse, Mungu anapoamuru, ninde wabasha gutera nani impaka? anaweza pinga? Ese Uwiteka avuze, Mungu akisema, ninde wamuvuguruza? nani atampinga? Ninde wamuvuguruza? Nani atampinga? Ijambo ry'Imana ngo rimeze Neno la nk'icumu, Mungu linasema itakuwa kama icumu mkuki, riri gutuba kuri wowe, kama mkuki na tunga urayihangana kidogo. ufata ngo ukute ku icumu, Sasa vumia uchukue maze mgongo upige kwa ubashe mkuki, kwihanganira uwo ujue muhunda kama w'icumu. unaweza kuvumilia hiyo Ijambo mkuki. ry'Imana ni inkota, Neno la Mungu ni panga. niba ushaka kugira amahoro imbere y'Imana, Ukitaka kuwa na amani mbele ya Mungu, ntabwo ndi kubakanga cyangwa batigishe, usiwaogopeshi, emera wumve amagambo y'Imana, kubali usikie neno la Mungu. ntugende uca imanza aho ugeze hose, Usiende ukihukumu kwenye unafika kote. ngo ni abakozi bakiriho, Eti hakuna ngo ni abakristo bakiriho. hakuna Wakristo. Nongere mubwire ngo Eliya yari umuhanuzi w'Imana, Elia alikuwa ariko abwira Uwiteka ngo lakini Mwana, akaambia Mungu eti ni Mungu, njyewe usigaye jyenyine. pekee ndio Imana umebaki. ati kuhava Eliya, Akamwambia toka ntabwo ari Elia. wowe gusa, Sio wewe peke ahubwo yake. nifitiye abandi. Kuna watu wengine. Oya niba udafite amaso yo kureba, Kama una macho ya kutazama, nabwira Imana unigumbura amaso, naambia Mungu akufungue uramenya ko ari macho. abakristo, Uweze kutazama kama kuna uramenya ko ari Uweze abavugabutumwa, kutazama kama kuna uramenya ko ari abakozi b'Imana watumishi wa Mungu bagihagaze mu ijambo wenye wanasimama ry'Imana. ndani ya neno la Mungu. Amen. Amina. Maze iki gisonga ngo kigambira ku mwami Sasa hiyo mfalme kirapinga. akapinga. Mbese uyu munsi Sasa leo wewe ntabwo waba ubipinga, huenda nawe pia ntabwo waba ubyumva ukumva ko ari ibya dusaba, huenda unasikia unasema ntabwo waba ubyumva uyu munsi unaweza kuwa unasikia ukumva ko unasema ari ibya mambo ni ya sheri, sheri. ntabwo waba ubyumva uyu munsi Unaweza kuwa unasikia leo ukumva ko ari ibya unasema sharari, mambo ni ya sheri. ntabwo waba ubyumva uyu munsi Unaweza kuwa unasikia leo unasema ukabyirengagiza ayacha. uvuga ati niko byahoze, Ilikuwa hivyo si mapende bivuze, amesema ukabyirengagiza Unayakataa. ukavuga ati Unasema eti, si Venusi bivuze, ni Venusi amesema. ese igihe bahamenya babitubwirije, wakati waamini walituambia umwaka ubaye uwa mbere, wako umeisha, umwaka ubaye uwa kabiri, mwaka wa pili umeisha, umwaka ubaye uwa gatatu, mwaka wa tatu umeisha. ariko Bibiliya ivuga ngo Lakini Biblia inasema hari igihe hivi, tuzirirwa mu iyi si, wakati tutashinda nyumbani ya tuyiraramo. Biblia, tutalala Amen. ndani. Hari igihe tuzayiraramo, Kuna siku tutalala, ntituyirirwamo, tutabaki ndani. wowe urabikerenza Wewe unaikataa, ukabigira ibya none, unaifanya ya leo. mwene se yagusura, Ndugu anapo mwene se yagusura kutembelea,
ukamukingirana mushiki wawe yagusura ukamukingirana unyamara gutegereje gusurwa n'Imana ngo wizeye Imana ariko hari indirimbo muretse kumva wari umuntu utegereje ko Imana aza kumusura Imana mujya mustageri wawe umuntu wa mbere araza agase wawe yakwireba uri umukire ukuntu abayeho sifiwe ntabwo yagera iwacu genda aragenda haza undi mukecuru wambaye nabi urugendera ukabana ngo nyabona ntabwo mwamfasha Imana kurabona mu buntu bwayo uyitegereje gute ngo genda ntabwo usabye gufasha abakiriya aramuhirika genda hano aragenda haza uwa gatatu aragenda amwiruka gategereje ku isezerano Imana mubwiyabwira musura ariko amasaha arategereje igihe twahereye Kabizo igihe twahereye mu Rwanda tugeze muri Amerika twageze mu Uganda iyo Mana gute kubera iki arategereza aragenda ajya kubaza Imana none se Mana ko wavuze ko uraza kunsura iwanjye nakora ibyo nshoboye byose nakwitegura ukaba utaje watangiye kureba imanza kugira Imana nayo ese koko ni nyabinyoma ese koko ibyo yavuze ntabwo bisohora cyangwa ahubwo ni twe cyangwa ahubwo ni mwe mutume iby'Imana yavuze bidasohora none se gushaka Imana ngo izakanya ubi koko Imana ije kivanga izishyira umugeni udafite ikiziga cyangwa umuntu yasaba ko witeguye oya bwira Imana izi nizi irasaba ko witeguye kwari Imana ije akanya wagenda mu bageni wakwitangira uruhame ibyo ukabihereza imbere y'abantu n'Imana Mana ngwino tugende Mana muraditeguye nuko Imana ibwira uwo muntu ati naje ubwa mbere wanyirukanye naje ubwa kabiri wanyirukanye naje ubwa gatatu untegereje hehe untegereje ryari untegereje ko nzaza muri Yesura amen ni ukuvuga ngo burya Imana iba mu bana bayo Imana iba mu bantu be none uri kwanga umwana w'Imana uri kwanga umugaragu w'Imana ukanga ijambo ry'Imana Imana ibona hehe amen Imana ibona hehe nuko ijambo dushoresheho ry'abantu bapinga ijambo ry'Imana no gusuzugura ijambo ry'Imana ukaza uyu munsi uri umushyitsi ejo ukaza uri umushyitsi ugatera kandi ijambo ry'Imana ukumva araryoshye ngo mbega ibintu cyangwa nta kindi kintu gisigaye ijambo ry'Imana n'irigiri waje ukihana reka da wahindukiye ukava mu byo urimo reka da ugasubira mu rugo umunsi wa gatatu ukaza twakiriye abashyitsi umaze icyumweru umaze ukwezi harya bizarangira ko umushyitsi ryari nigeze gutangira Kabizo umugaragu umwe arabwiriza aravuga ati turi Kabizo ngo umushyitsi uza akaba iwawe none ejo ugasohora isuka ukajya guhinga ni umushyitsi ibishyimbo bikera mukabisangira ni umushyitsi yaza karibu bashyitsi ariko umushyitsi we bizarangira ko umushyitsi cyane birasaba kugira ngo nawe uyu munsi ujye ijambo ry'Imana wemere umwana w'Imana nawe witwe nyir'urugo amen nawe witwe nyir'urugo ukeneye guhora bakuvuga ariko uzi umuntu ukunda ibyo abandi bamaze ariko uzi umuntu uhora ujya mu rwengero bakamubona akira wumvishe ujya muri iyo nzaguha ni none
Ukomeza ubyirengagiza. Wasanga ibyo wari by'uyu munsi. Wasanga uri kubonja uyu munsi. Hari abantu bajyaga iyo ngeso muri Afurika. Bateretse umutobe hano. Akaza akabonja. Bateretse umusuru hariya. Akaza akabonja. Muri Afurika byabaga bipfundikiye. Babaga ari abantu bo gucuruza. Akaba afite agakombe. Reka twumve ko umusuru uryoshye mwana. Reka twumve ko umutobe uryoshye. Yarangiza agafata umusitari wose akawuhetura hasi. Ageze abetura hasi. Agahera ku igara rya mbere akarangiza irya nyuma. Bashaka agareba kuri abo bose barabibona. Abantu bameze gutyo rero ntabwo tubakeneye. Ntabwo tubakeneye. Nawe biragusa kugira ngo tubaradikana wewe kama wewe mwili. Umekuru wa mubiri. Uishi kwa mwili. Inkuru nziza. Habari njema. Uko nawe ni kama wewe pia. Ibyo kurya byabonetse. Chakula yenye ilipatikana. Waza ukarya. Ukabumwe mu bana b'Imana. Amen. Ukabumwe uwe mmoja mu bana b'Imana. Aho ntabwo nabarambi. Mwihangane tugiye gusoza. Mwihangane tugiye kubisoza. Abantu nk'abo watu kama wale ntawe n'abandi gusitaza hali. Ntawe wawe kubyumva nabi. Imana ibafashe. Niba muri kumva aya magambo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yewe nkadusabe nimba ukeneye kugira ngo ugire agaciro aho ugeze hose avuye ngo shaka wa murenge runaka Imana amuhaye kabisa. Muri Afurika yose aho bashaka runaka Imana amupenya ubona ukuntu bahora bameze. Niyo yaba yaburaye ntabwo wabimenya. Usanga ari kuyaga kubera iki? Yihagararaho kandi Imana irabasiga. Amen. Imana irabasiga yaba mu nzara hata ndani ya njaa. abana b'Imana Watoto wa Mungu. ijambo rivuze Neno likisemwa ni amena. ni amina. Wakwifuza guhora ufumba? Unaweza tamani kuwa unachota kila siku au kuwa unaomba kila siku? Wewe ubwawe wakwifuza guhora umushyitsi? Unaweza tamani kuwa mgeni kila siku? Nanjye ubona imyaka mike maze muri iki gihugu. Na mimi miaka kidogo ambayo naishi ndani ya hii nchi. Naravuze ngo Nilisema eti nawe wabyumva cyangwa utabyumva. hata usikia ama usiposikia. Nawe utabaha agaciro cyangwa agaciro. Wipe dhamana Ntabwo njyewe imyaka twamaze turi mu miaka nzi. tuliishi tukiwa wakimbizi. Cyangwa ubwenegihugu bwa Amerika. Nataka Ndabiharanira kandi ndabibona. nikaipata. Bisaba Imana. Nikaomba Mungu. Irabima. Ikanipa. None wowe uri kuvaho Wewe uri nataka kuishi ukiwa mkimbizi. uri kumva wakumva guhora uri mu nzi. Nataka kuishi mkimbizi. Cyangwa urumva nawe waje nakuba pia umwenegihugu. wewe unataka kuwa mwenye nchi. Branham aravuze ngo Branham alisema eti uko tubona iby'isi tunaona mambo ya ulimwengu. iby'isi biratwigisha. Ulimwengu inatufunza. Uko mubibona Jinsi niko mnapoyatazama. no mu ijambo ry'Imana Hivyo bimeze. hivyo ndani ya neno ni hivyo. Yabonaga ibyaremwe Unaona anapoomba akavuga ati viumbe. hano hari Imana. Anasema hapa kuna Mungu. Yakumva ijambo ry'Imana Anaposikia neno la Mungu. akavuga ati hano hari Imana. Hapa kuna Ibuka umugani yacageze ku nyoni imwe. Kia kumbuka hadithi yenye sema Inyoni yari imaze iminsi ndege. inyoni yari imaze iminsi iziritse. Hiyo ndege ilikuwa imemaliza siku kama imefungwa. Ariko iyo nyoni ayibonye Hiyo ndege alipoitazama, inyoni baza kuyizitura. hiyo ndege wakaiacha. Ariko iyo nyoni uko yabaye ku ngoyi igihe kirekire Lakini hiyo ndege tulikuwa imekaa kwa kamba muda mrefu. ikomeza kumva ko ingoyi iyiriho. Hiyo ilifikiri imeenda. Mwarabyumva? Hiyo Ikomeza kumva ingoyi iyiriho. Yatera amababa ikumva iraboshye nta gatege. haina nguvu. Nawe burya ntabwo ari wowe Pia wewe sio n'ingo wewe. yakuziritse Ile igihe. kamba ambayo imekufunga muda mrefu. Iyo nyoni ibaho Hiyo ndege kaishi pale. iri kuzira iki? Inakufa kwa nini? Irazira iki? Inakufa kwa nini? Ni ingo yayiziritse Ile kamba ambayo igihe imefunga kirekire. muda mrefu. Burya nubona umwana w'Imana Unapoona mtoto wa Mungu, nta kiza cyamuvamo. hakuna mazuri ambayo yanatoka ndani Cyangwa yake. ukabona umuntu aragenda ngo ni umwana w'Imana. Unapoona mtoto wa Mungu, mtu anaenda Ukabona umuntu murahuye nta kiza kimuvamo. unaona hakuna mema ndani yake. Nta kiza wamubonaho. Hakuna mema ndani yake. Burya ni ingoyi imuziritse igihe kirekire. Ibe ni kamba ambayo inamfunga muda mrefu. Ese nawe wakwemera ko umwana w'Imana Pia wewe unaweza kubali kwa ugacika iyo ngoyi ikuziritse? Uache hiyo kamba ambayo imekufunga. Uwiteka ko yaje Mbona Mungu amekuja? akavuga ati umwuka w'Iteka ari kuri njye. Mungu akasema ati roho wa Mungu ako kwangu.
kwangu. Yanimye kubwiriza imweko ziboho. Anituma kuhubiri wafungwa kama Wewe wamefunguliwa. kiwe wemera kukomeza kuba. Mbona wewe unakubali kuishi kwa kamba? Ko yambye kubwiriza abagwaneza umwaka w'imbabazi. Kuhubiri watu wazuri. Kimana yaje gutanga imbabazi. Mbona wewe kuja kupeana huruma? Wewe kuelekea kwakira. Mbona wewe uzaye kupeana huruma? Nuko radi uwo muntu babwira Elisa. Sasa yote kaambia Elisa. Ngo nuko Imana yakibura muri mwese. Wafungue milango ya mbinguni. Ibintu uvuze ngo nako byabaho. Umvuko Elisa yamubwiye. Elisa akamwambia eti. Ubwo pinze Jinsi umepinga neno la Mungu. Ugasuzugura abakozi b'Imana. Umedharau watumishi wa Mungu. Ugasuzugura abana b'Imana. Unadharau watumishi wa Mungu. Uwiteka aravuze. Unadharau neno la Mungu linasema. Nawe bizakubaho. Jinsi sikia na wewe jinsi itatoka kwako. Ibyo kurya byabonetse. Chakula imepatikana. Inzara mumazemo imyaka n'imyaka. Njaa imemaliza ndani miaka na miaka. Inaisha. Umubabaro. Shida. Agahinda. Huzuni. Ingorane. Shida. Uburwayi. Magonjwa. Umazemo iminsi. Imemaliza ndani shida. Igiye gushira. Inaisha. Ariko ibyo wowe. Lakini yoyote wewe. Uzabirebesha amaso. Utayatazama kwa macho. Ariko ntabyo uzajyaho. Utaikula. Amen. Amina. Uzabirebesha amaso. Ntabyo uzabonaho. Utaipata. Iryo jambo ritaragusohorera. Ndio kama je kutimilika. Iryo jambo ritarakugereraho. Ndio kama je kutimia kwako. Imbere y'Imana. Usikubali kuja mbele ya Mungu. Mungu akusamehe. Nuko rata. Ndugu. Kuko inzara ari nyinshi. Juu njaa imekuwa mingi. Twibuke muri wa munsi. Kumbuka ndani ya Turi mu nkambi. tukiwa ndani ya kambi. Dutonze umurongo. Tukiwa kwenye Bari mstari. kuturengera amafu. Wanapotuweka. Tugafata reka mbereke ko byagenda. Niweche kinzi ilikuwa Bari akantu gatoya. hata tuone kitu kidogo. Vero naza hano. Vile naye aje hapa. Faustin naza hano. Faustina aje hapa. Bamwe boye kutuza umurongo. Nundi bishaka nagera. Mwenye anataka kuja. Dutonze umurongo. Kwa live. Wewe uri gisonga cyegamira ku nkambi. Agana hano. Ariko ndibizaguhanga. Agana hano. Agana ureba hano. Wewe sio mtazama. Uyu ni igisonga cy'umwami. Hata ni mfano. Mtu wa mfano. Yumva ijwi ry'umwami muri kimure Elisa. Akasikia neno la Mungu likipitana ya Elisa. Izi ni impunzi. Sasa hizi hawa ni wakimbizi. Aba ni abashonji. Aba ni abanyenzara. Nabyumvishe inzara. Inzara ituma akora ibidakorwa. Inzara ituma abantu bakora ibintu bitabaho. Nabyumvishe uburyo Esawu yaguranye umurage we. Ubutware bwo kumwana w'imfura. Umutsima w'umunsi umwe. Mbega urusosi we. Nuko ngabo abantu bafashe ibintu. Izi ni imbehe. Uyu yari gutanga uyu umuhereza. Nasugira ngo hari undi muntu wega bapanga igisonga cy'umwami. Mwarabyumvishe. Naho ndabyumvishe navuga ati ngo hari undi yakoresha. Hari undi mwami yakunda kubaha. Hari undi yahagaze. Nta ni njyewe. Ni njyewe. Ako nakamuvuga bikomeza mu busa. Waba urimo neza koko. Wamaye. Atega imbere. Shiramo. Avamo. Undaraza. Amagiye bahereye. Amasaha yarindwi. N'icyanga. Gerard. Igihe twagiriye kuri fudu semu. Undaraza atatu. Igihe saa cyenda. Ariko wamaye. Aya masaha ni hano. Aya masaha. Nabaye hano. Akagiye wamaye. Aratega. Shiramo. Egerayo. Undaraza. Shiramo. Ariko wamaye. Aramusunika. Ariko wamaye. Aramusunika. Yikubita hasi. Yarumye yose. Kumunyiraho. Akampita. Ubuzima bw'umunyukanyuka. Bamunyira hejuru. Baramunyukanyuka. Kugira ngo bihereze vuba. Ntibacikane. Iyi vuba bayirangiza. Wasanga umukino bawumaze. Nanjye batarama. Iyi nzira baranye imyaka. Iyi nzira baranye imyaka. Wasanga babimaze batarageraho. Bamuca hejuru babirwarira. Baramunyukanyuka. Kubera iki? Yarabirebye. Yarabitanze. Aha abandi. Ushaka umubwiriza. Ushaka pastor. Ugaha abandi. Ukabirebesha amaso. Ukaguca mu maso. Ariyo kubereza ukabibura. Kubera iki? Kutabituyemo. Ahubwo icyo bigusaba. Waba Kristo. Waba umupasiteri. Waba umuhanzi. Waba umukozi. Vuga ibyo utuyemo. Sema unaishi nani? Sema unafanya amagambo. Imani yacu. yote. Kandi iyo Mana ireba n'ibiri mu mutima.
Biblia niko ndani ya maze roho. gusohora kubahanuzi bwa Elisa, Kutimia kwa neno la gusohora kubahanuzi bwa Elisa, utimizi wa neno la Elisa. uzabirebesha amaso, Utaitazama na ariko macho, wowe ntabwo lakini uzabireba. utaikula. Uzabirebesha amaso. Utaitazama na macho. Umunsi w'inkuru nziza Siku ya habari njema. wo gupinga amagambo, Ya kupinga we maneno. niwo munsi yahise, Sasa hiyo ndio siku we niwo munsi aliyopita. yapfuye, Ndio siku we alikufa. niwo munsi iherezo rye Leo ndio siku ya ryarangiye. mwisho wa maisha yake. Iherezo ry'igisonga Siku ya cyegamiraga umwami, alikuwa anakaribia urugendo mfalme. rwe rurangiriraho. Safari yake ikaishia pale. Ese ubwo kudatura amagambo y'Imana, Sasa kutoishi neno la ubwo Mungu. guhora upinga umuhanuzi, Sababu ya kupinga ugapinga amagambo y'Imana, unapinga maneno ya Mungu. ntabwo iherezo ryawe Huenda mwisho ryaba wako rirangiriye. itaishia Waba hapa. ubikora uko ijambo ry'Imana rivuga, Basi unaifanya jinsi neno la nuko ubuhanuzi burasohora. Sasa unabii ukatimia, Ibyo kurya byaje chakula imefika, wari ukwiye kubirya, ulikuwa uikule. ariko kubera gupinga kwawe Lakini cyane kupinga yako, ngo mbese si runaka basi ubivuze, yes, ni fulani si amesema. runaka uhora ubitubwiye, Ni fulani anatuambia Gusa kila siku. abirebesha amaso, Akitazama na ariko macho, ntiyabasha lakini kubirya. hakuweza kukula. Murabyumva neza? Nasikia vizuri. Abirebesha amaso, Akitazama na macho, ariko ntiyabasha kubirya. lakini hakuweza kukula. Imana ibiturinde Mungu kandi idufashe na mu tusaidie izina ndani ya jina la Yesu Kristo. uyu munsi Siku ya ni leo umunsi w'inkuru nziza. siku ya habari Banyuze njema. mu gihe cy'inzara Walipita cyinshi, ndani ya wakati mchafu, banyura mu bihe bikomeye, wakati ngumu, abantu barya abana babo, watu wakakula watoto abantu wake, barya amatungo arashira, wakakula mifugo Esawu zikaisha. agurisha ubupfura Esau bwiwe. akauza urithi wake. Amena. Amina. Ariko uyu Lakini munsi leo ndakubwira ngo nakwambia kwamba umuhanuzi Elisa aravuze ngo Nabii Elisa ibyo amesema eti kurya byabonetse, chakula indengo imepatikana. y'ifu Chakula izaba ikuta denariyo. itakuwa denario ibyo moja. kurya birahari, Chakula iko. ibyo kurya birahari. Chakula iko. Muri Yesaya haravuze hati, Ndani ya Isaya kunasema kandi eti, aho turangirije hapo ndio tumemalizia. twese ngo turasoma ibyanditswe Nilikuwa nafikiri tutasoma mu imeandikwa gitabo cyitwa ubuhamya mu ndani ya nyanja. kitabu inaitwa ushuhuda ndani ya bahari. Amena. Amina. Ubuhamya mu nyanja, Ushuhuda ndani ya bahari. uburyo Bartolomayo Jinsi Bartolomayo yahamirije umurimo w'Uwiteka, alishuhudia kazi ya Mungu. uburyo umugabo umwe witwa Zakayo Jinsi mwanamume mmoja anaitwa yahamirije Zakayo imirimo alishuhudia y'Uwiteka. kazi za Mungu. Aravuga ati, Akasema eti Uwiteka Mungu riramwumvise, alimsikia, ariko Zakayo uwo lakini yari Zakayo ule umukoresha w'ikoro, alikuwa ndetse ngo yaramaze mfanya ibyo kurya by'abandi, ushuru, alikuwa ameweza chakula ya watu, yaka ibirenze urugero. alikuwa ananyang'anya zaidi ya kipimo. Kuko biravuga ngo Kwa sababu Biblia inasema eti umuntu ureka umunzani mwenye anapima kwa mzani cyangwa akaguriza amafaranga kubona inyungu irenze ama urugero anakopesha pesa mu bana b'Imana, icyo zaidi ya ni icyaha, hiyo ni dhambi, icyo ni icyaha. hiyo ni dhambi. Ahubwo igihari, Sasa yenye iko ese umunzani wawe sasa, uregeye mzani neza? wako umepima Ese vizuri, ntabwo waba ushaka ibirenze urugero? unaweza kuwa unataka Ariko ya zaidi, Zakayo lakini Zakayo aravuga ati, ngenda ahereye akasema ati tangu nianze numva uwo Yesu, kisikia huyo Yesu nanjye mugufi ungana akiwa gutya, mfupi kama mimi, umupagani kufanya dhambi, wirirwa mu masoko, anashinda ndani ya wirirwa mu soko, kabare, anaishi ndani ya hadi igihe bavugiye Yesu, Sasa Yesu kwa kitabu uwo Yesu namubona gute? naweza mtazama Icyatumye Zakayo abona Yesu nini ilifanya Zakayo akapata Yesu, nuko burya yisobanukiwe. kwa sababu Ese alijielewa. nawe waba Sasa wisuzuma pia unaweza kuwa ukabasha kwisobanukira. ujichunguze, alafu Zakayo abonye ko bugufi bwose atabona Yesu, unapojua kama ufupi aragenda unasababisha asione asubira Yesu, igiti, akajishauria kupanda aravuga ati, mti. kuri kose Akasema uko eti, wabana kose hata awe wengi aje, nanjye ndamubona. mimi nitamwona pia. Uwo Zakayo Huyo Zakayo aba afite umugabo umudamu witwa Rebeka, alikuwa na mke wake anaitwa ariko Rebeka, nawe akarara ku mavi, lakini alikuwa naomba kila agahora siku, asenga, alikuwa naomba kila siku asengera ko umugabo we akiombea mume nawe wake ariko anamwishyurira Mungu agahinda. amjue na mbadilishe. Ese waba urara ku mavi? Sasa unaweza kuwa Ese waba uhora usenga unaweza kuwa ushaka unaombea, Imana yakora umurimo utafuta kama Mungu igahindura afanye umwe mu kazi, byanze ibadilishe mmoja ndani ya Amen. kuweza kubadilika. aho ntabwo tuhasoma, Ndiyo tutasoma ariko pale. Yesu yagendereye Zakayo, Yesu alitembelea aravuga ati, Zakayo, ururuka akasema yeye kuko Zakayo ikiri shuka muri chini, jye kwa sababu yenye cyangwa kutania n'ikiri muri wowe imevutana uyu yenye kutania munsi ndarari wawe. leo nitalala kwako. Nuko barajyana Zakayo Sasa akapeleka Zakayo basangira ibyo kurya wakachangia by'amanywa. chakula cha mchana. Nuko hano muri Yesaya 55 Hapa Yesaya kandi 55 burya mubabarire niho dusoreje munisamehe kabisa. umurongo wa mbere, 55 yemwe abafite inyota nimuze, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza. Amena. Ngo nimuze mugure, Njoni mnunue. ibyo kurya birahari, Chakula ipo.
kandi bari kuvuga ati na wanasema eti mudatanze bila ikiguzi na kimwe, malipo yoyote, mudatanze fedha bila kulipa pesa cyangwa izahabu, kama dhahabu, nimuze njoni ure vino mnunue vino n'amata na maziwa mudatanze bila malipo, ifedha na fedha cyangwa kama ibindi biguzi. vingine vyovyote. Ni iki gituma Nini mutanga ifedha inasababisha mnapeana fedha mukagura ibitari byo kurya vitu zenye hazikuliki nyakuri? ya ukweli? Ni iki Kwa nini gituma inasababisha mukorera unatumikia ibidahaza yenye haishibishi? mugira umwete Muwe na wo juhudi kunyumvira kunisikia, mubone kubaho. muweze kuishi. Ibyo kurya Chakula, ijambo ry'Imana avuga ngo birahari. chakula, neno la Mungu linasema Ni iki chakula gituma kipo. mukomeza kurya ibitari byo nyakuri? Unaendelea kula chakula yenye sio ya Ibyo halali. mukomeza gushaka Mbona mnatafuta ibyo chakula kurya by'umubiri bishira? chakula ya mwili yenye inaisha? Biravuga ngo ibyo kurya ni iby'inda, Biblia inasema eti chakula ni ya tumbo inda ni ibyo kurya, na tumbo ni ya chakula, ariko byose lakini bizashira. yote yataisha. Ahubwo mwebwe Lakini ila nyinyi mwananire gushaka ibyo kurya mtafute bizatuma muhoraho chakula yenye itawafanya nyinyi mtadumu milele na milele. wari umunsi Hii ilikuwa wo siku kubabwira inkuru nziza kuambia habari ngo imbere njema y'Imana kama mbele ya ibyo Mungu kurya bihari. chakula ipo. Imana ibamugisha Mungu awabariki Ndani ya ndani ya jina